y'Imana yongera abane namwe kandi amahoro y'Imana bakuri mwebwe mwese mukomeza gukurikirana ibiganiro byanjye umunsi ku munsi ndetse n'ibiganiro bya Yawe TV aramanywa nijoro ndetse ndagushimira wakoze subscribe ugakora like ndetse ukabasha gukora na comment kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi nta bintu byinshi ngiye kuvuga, uyu munsi no kwamba afitiye abatumirwa, murabizi ni TV za muri impano zidasanzwe ndetse waba ufite impano yo kuririmba, kubyina, icyo ari cyo cyose pfa kuba ari impano, waba ushushanya, waba ukora iki, iyi ni Yawe TV yemeje kuzamura impano z'abanyarwanda. Rero uyu munsi ndi hano Igikondo, nta bintu byinshi mvuga, niyivuga. Ndi MUGISHA Paul David, nkaba ndi umumurika imideli muri Rwanda Department, akaba ari njyewe uyihagarariye. Muri Rwanda Department harimo department eshatu, harimo abanyamurika imideli, abanyamideli, hakabamo kubyina, hakabamo no kuririmba as a band. Wowe? Okay, naye nitwa Sabrina Owase, nkaba nkora muri Rwanda Department, nkaba ndi umumurika imideli. Umumurika imideli ngo harimo abamurika imideli n'abanyamideli. Different y'abamurika imideli n'abanyamideli ni igihe ubwo murancanze. Okay, umumurika imideli aba ari umuntu umurika imideli yadozwe, umunyamideli aba ari wa wundi ukora product y'umumurika imideli. Yego. Yes, mwabyumviye rero ndi kumwe n'abanyamideli ndetse n'abamurika bideli. Nimba mideli mumbabarire. Mwatangiye ryari gukora icyo gikorwa cyane? Ya Rwanda Department yatangiye mu kwa 12, yari irimo department imwe yari Fashion, ariko uko iminsi igenda ihita tugenda twaguramo niho haje kuzamo Fashion, iba Dance, ikaba na Band. Nuko nguko twagiye twaguka akazamo department eshatu. Wowe ushinzwe iki? Uri kibamba, uri boss, uri bimeze bite? Mu by'ukuri njyewe nijye uhagarariye Rwanda Department yose. Niwe boss cyane. Rega jya ubivuga mani, nkuko ndi umupresenter wa Yawe TV ni njye byose. Nawe uri byose cyangwa ntabwo uri byose, uri igice kimwe na kimwe muri ibyo byose? Njyewe ndi byose. Sister, wowe bimeze bite muri Rwanda? Uri umumurika imideli nta kindi? Ndi umumambre nk'ibisanzwe nkora muri ngenda umumurika imideli nkuko nabibabwiye. Kumurika imideli bamwe mu Rwanda hari ntago birafata iyindi shusho nk'iyo tureba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, za Kenya ndetse n'ahandi. Usanga hano bikiri weak cyane bitaratangira gutera imbere. Nkaye nk'umukobwa iyo birimo inyungu zawe nize n'icyukuramo mu bintu bitaratera imbere? Inyungu zanjye muri kumurika imideli hari araho bingejeje ubu. Hari ibyo nunguka bimwe na bimwe ntazi. Nubwo nk'iryo kote n'iyo shati n'iyo panaro ndetse wambaye, tuvuge ko wamuritse iyihe style? Ni classic style. Ibarizwa mu kihe gihugu cy'u Rwanda? Niho ikomoka cyangwa ahandi ikomoka? Aho ikomokaho ahantu hose niho buri gihugu cyose wayihabona. Reka ngaruke kuri Kibamba Amagagari wanyu. Fashion mu Rwanda ndetse n'ibijyanye no kumurika imideli ni ibintu bitaratera imbere. Igitekerezo cyo kumurika cyangwa kuzana iyi style mu Rwanda byavuye he, byaturutse he, bimeze bite? Muri famille yanyu hari abamurika imideli bari bari ibwami bakajya bireka ibwami akaba ariho bikomora bimeze bite? Mu by'ukuri ntago muri famille hari harimo abamurika imideli, ahubwo urebye muri iki gihe muri no ya vision mu bintu bya entertainment ni ibintu biri gutera imbere, nubwo bitaratera imbere cyane mu Rwanda. I hope ko imbere hari igihe bizagera bikagera kuri level ishimishije. Ahantu nabikomoye nuko byari talent, kandi talent kurimo irivugira. Natangiye muri imideli biraho muri high school,
ariko nyuma nibwo naje gutekereza ndavuga ati hari abantu bamurika imideli baba basanzwe nta kintu binjiza, hari n'abamurika imideli bafite icyo bagaininga muri byo. Ndavuga ati ni gute nakoresha talent yanjye mfite kugira ngo ibe yangirira umumaro. Niko natekereje ndavuga ati nafonda company nkayita Dora Rwanda. Yego. Ku bakobwa hari igihe kimwe na kimwe umuntu agiye mu buhanzi, iyo umuntu agiye mu kumurika imideli akenshi bavuga ko uwo muntu akuramo imico mibi, akuramo uburara. So ni kenshi na kenshi twumva ibintu ubu nanjye gutya kuba mfite mikoro yanjye hari abavuga turamujama ni ikirara bitewe na public mura nayo. Wowe ibyo bintu ku giti cyawe bamara impungenge? Icyo nababwira nuko ubundi iyo wifitemo impano muri yo kugira ngo izamuke nuko ubanza kwishyigikira no kwirengagiza ibyo bayivugaho. So biravugwa cyane bikavugwa ariko nyine bikanabace, hari bamwe bica intege. Gusa nagira inama abakobwa bagenzi banjye, ikintu ukunze ntukatume hari abagica intege. Wowe irengagiza ibyo bakivugaho, araho kizakugeza kandi ukagikora ugikunze, ndumva araho cyakugeza. Ababyeyi ku babyeyi bavuga byinshi, abavuga ko nyine ari imico mibi tugiyemo, ariko nyine ntago ari imico mibi tuba tugiyemo. Ubundi ababyeyi icyo nabasaba ni ugushyigikira impano z'abana babo, kuko umwana iyo yifitemo impano nanone igashyigikirwa n'umubyeyi, umwana arushaho kuzamuka neza. Reka twigarukire kuri wowe, imbogamizi ziri muri fashion nyarwanda cyangwa se mu kumurika imideli ni izihe? Nkawe ushobora kuba washinze nabyita ni nka company, iyi ni company ntago ari ikigo cy'amashuri ahubwo ni company. Ni izihe mbogamizi zirimo ubona mu mideli ndetse no kuba no mu bafasha? Okay, imbogamizi zirimo nuko akenshi iyo umubyeyi, ndagaruka ku babyeyi cyane cyane, iyo akubonye ugiye mu mideli abenshi bishyize mu mutwe ko uba imideli cyane cyane ngo ibamo ubutinganyi, ariko mu by'ukuri twe ntabwo ariko tubibona. Cyane cyane ko usibye no mu mideli bavuze ngo mu mideli habamo ubutinganyi, no mu zindi entertainment bubamo. Mbega muri make imbogamizi tugira nuko akenshi ubusanga bavuga ati, wavuga turi umumodo bakavuga ati uriya ni umutinganyi cyangwa ni umuge. Ariko kameme kubera ko twebwe twamenye icyo dushaka ntago dutora icyo tubonye, ibyo turabyirengagiza kugira tubashe kugira aho tugera imbere heza. Kubera iki baheraho bavuga ko muri abatinganyi? Nuko mwitwara muri style y'abatinganyi cyangwa hari izindi mpamvu, cyangwa nuko harimo muri bamwe mu bagenzi banyu bakora iyo style y'ubutinganyi? Bamwe muri bagenzi bacu ntabwo ari ibintu nahisha, hari ababikora. Abo babikora bagahesha isura mbi abanyamideli bose. Ari byo umunyarwanda yavuze ati umukobwa umwe atukisha bose. Niho abantu bahera, ariko hari n'umuntu uba yarabyishyizemo gutyo atari uko yigeze abona umutinganyi mu mideli, cyangwa mbega ari ibintu bimuri mu mutwe tu. Ari demarque yishyize mu mutwe akavuga ati umunyamideli wese ni umutinganyi. Sister, wowe ku ruhare rwawe ubyumva ute? Biravugwa cyane, ariko nyine abanyamideli akenshi usanga nyine abantu benshi batabishyigikiye. Wabaza nk'umujama akamubwira ati uriya mugenzi wanjye ni umumodo, ahita avuga ngo uriya ni umutinganyi, agahita amwitirira. Ko se ubundi tuteye abatinganyi babaho? Ubundi abatinganyi ni ibiki? Natwe usibye kubyumva ntago ngenda ndabibona, nta n'ibyo ndamenya. Gusa ngo numva ngo ni umukobwa, ni umuhungu ku muhungu. Sinzi uko nge negeranye na boss wanyu utwabaye abatinganyi. Nyine hari ukuntu babitwitirira, nyine babyita abantu bitewe nuko wenda babonye character z'umuhungu, uko babonye umuhungu physically nyine arya bayitwara nk'umubebi, akora imico nk'iy'abakobwa. So ubungaho nyine aho ngaho niho bahera bamwita umutinganyi. Bayitwara nk'iki? Nk'umukobwa. Ko waruvuze umubebi ni ibiki?
ya ni umukobwa niko izo mvugo niyo style zigezweho. Reka ngaruke kuri wowe, intego yawe, papasi yawe uzanye muri fashion kumurika imideli ni iyihe? Muri make intego dufite ni ukuba global, nkuko twitwa dola muri make ni dolari, ariko twashyizemo Rwanda kugira ngo duheshe ishema igihugu duturukamo. Tugomba gukora cyane kugira tube global, tuzenguruke amahanga. Kuki se mwashyizemo amadolari yo mushyiramo amanyarwanda, ntabwo mwari kuzenguruka amahanga? Ntago ari uko twashatse kuvuga ngo amadolari cyangwa amanyarwanda ngo bibe challenge, ni izina twitaye ku busobanuro bw'ikintu. Ntabwo ari uko amanyarwanda yaba asobanuye nabi, ariko muri make ni nk'uko za Bright Mika zibaho, ni nk'uko natwe twise Dola Rwanda Department. Reka icyo tukivaho cya fashion, wambwiye ko mufite na band icuranga, mufite n'ababyinnyi. Reka none tujye kuri department y'ababyinnyi, byo mubifatanya gute kubikora? Actually uburyo dufatanya n'ababyinnyi, wenda hari igihe umuntu abaza mu mideli akavuga ati, wenda nk'umuhanzi ashobora kuza akavuga ati nkeneye abanyamideli, kandi muri make afite indirimbo ikeneye n'ababyinnyi. Ni muri ubwo buryo natekereje ndavuga ati aje asaba abanyamideli, dushobora no kumupropoza tukamubwira ati dufite n'ababyinnyi, ariko twagenda nyine tumenyekana tunaguka, kubera ko ashobora kuza agakoresha wenda ababyinnyi bo muri dola cyangwa agakoreshamo abanyamideli. Nibwo buryo tworohereje abahanzi kugira batazavunika bajya gushaka ababyinnyi, kandi muri make ababyinnyi tubafite. Yego nibyo. Biba bigoye ko umuntu abona support ihagije. Support wayikuye hehe? Nimba uri boss biragaragara, na style wambaye biragaragara ko uri boss. Ni rimwe na rimwe bigora ko dutangira imishinga tukabura amafaranga adufasha, cyangwa se indi ufite support igufasha ku buryo wavuga ngo iyi ntego yanjye nzayigeraho? Muri make ntabwo ndi umwana, ndi umuntu mukuru, nabanje ndakora before, mbona nyine igishoro, ndavuga ati ano mafaranga nyashoye muri no business ashobora kuzagira profit mu gihe kizaza. Na support yindi nkayikura ku babyeyi banjye, kubera ko buriya iyo umubyeyi agushyigikiye, ni hahandi wenda umubyeyi atamushyigikiye biba bigoye kuba wavuga ati ndabona support ihagije, kubera ko wenda umubyeyi ashobora kutagushyigikira akavuga ati nako kazi ntukajyemo, ariko niyo umubyeyi yaranshyigikiye akavuga ati jya mu kazi nkagira icyo ndonka, niho natekereje ndavuga ati ano mafaranga nkoreye aho kujyanya yangiza ubusa nk'urubyiruko wenda rukenya muri iki gihe, ndavuga ati nshobora kuyabyazamo umusaruro muri no business mu myaka mikenya cyangwa mu minsi mikenya, akaba yangarukira akangirira umumaro, akagirira wenda n'abandi ndetse n'igihugu umumaro. Boss araguhemba? Ntabwo byabura, gusa nyine hose niba atari ibanga umukozi wese arakora uri kumwe na boss. Mubaza ikibazo ushaka, fata imikoro mubaze ati boss ngiye nkubajije iki kibazo, akira rwose. Mubaze nimba umushahara guhemba ko kabona ugukwiye. Tekereza ikibazo umubaza, ukimubaza ngo gitekereze tu atanari gucishaho. Ikibazo namubaza, ugiye kumubaza uramubaza ibibazo bibiri. Mubaze ibibazo bibiri ushaka. Ikibazo cya mbere namubaza, ese abantu dukorana ni ngombwa yuko twajya duhembwa bingana? Takubwira impamvu. Nagusubize mutunge mikoro. Nagusubize. Muri make ntago gire abantu baba bangana muri kampani. Haba hari umukozi hakaba n'umukoresha. Mbega muri make murabizi dusinya contract. Hari contract y'umukozi, hari na contract y'umuyobozi, kandi buri muntu n'umusaruro yatanze abagomba kuhemberwa. Ngayo nguko niko twahisemo
umushahara kubaze cya kabiri tubahembe. birahagije mubaze cya kabiri cya kabiri ushobora no kumubaza nimba afite na sheri cyangwa ari uwatereta muri mungana waba ufitemo sheri muri no kampani oya nawe fata mikoro mubaza ariko ntitinye kukubaza wowe mwibariza. Okay, muri make intego yawe mu kumurika imideli ubona ari iyihe? Intego yanjye ya mbere ni uko namenyekana, cya mbere nkagera ku rwego rwo hejuru. Ukira kumenyekana ni iki? Kumenyekana ni igihe wakoze ibikorwa abantu bakagukunda, bakurura abafana. Ari ukugira mbere abafana no kugira amafaranga wahitamo iki? Ubundi ni amafaranga. Musubize ikibazo. Okay, bari bakubajije aho kugira abafana mbere no kugira amafaranga mbere. Tubwira impamvu uhisemo ko wagira amafaranga mbere. Impamvu mpisemo amafaranga mbere nuko amafaranga ubundi akora byose. Amafaranga uyafite wakora, wanitegurira event, kuko amafaranga ubundi arategeka. Amafaranga kuri njye mbibona ko ari nk'umwami. Amafaranga nyine umuntu ayafite bwa mbere no kumenyekana yabigeraho. Ni handi witegura event, gutumiramo abahanzi bakomeye, akaba ariho umenyekanira. Yes, icyo cyari igice cyabo bibarizanyiriza ibibazo. Reka noneho nanjye nkomerezo nkwibariza ibibazo. Hari event runaka mushobora kuba muri gutegura gukora nyuma y'iki cyorezo cya COVID-19 cyangwa ari na event mwagiye mukora, umusaruro wakuyemo ni uwuhe? Umusaruro uteganya kuzakuramo ni uwuhe? Noneho n'igihombo byaguteje ino corona ni iki? Muri make muri no corona hari igihombo mu by'ukuri byaneje kubera ko hari project twari dufite tutabashije gukora. Ama event yo twarayakoze ntabwo ari menshi kubera ko urumva twatangiye hashize igihe gitonya icyorezo kizamo. Then nyuma y'ino corona project twari dufite zo ziracyakomeje, wenda navuga nubwo byambereye imbogamizi ntabwo twabyita imbogamizi cyane kubera ko hari ibitekerezo muri iki gihe namaze mu rugo nagiye nunguka. Ibyo bitekerezo bimfasha kubyongera muri iyo projet kugira ngo amafaranga atazanaboneka ari makenya, kubera ko plus dukora project nyinshi nziza niko tubona umusaruro mwinshi mwiza. Intego yawe noneho ku gihugu ndetse n'abana b'u Rwanda mu ngano ni iyi? Intego yanjye ku gihugu mu by'ukuri nuko nakoresha talent yanjye mu kwamamaza igihugu cyanjye, muri make mu guserukira igihugu, kubera ko kenshi ntabwo dukora classic. Nubwo twaje twambaye classic, akenshi cyane dukoresha umuco nyarwanda. Yego. Reka noneho ku bibazo byanyu bigiye byihariye, buri muntu ndamubaza ibibazo bye noneho bigiye bitandukanye na fashion yabo. Wowe mbere na mbere ubundi ufite umukunzi nawe? Reka mbabwire tujye tuvugisha kuri Banyarwanda. Yego, mu by'ukuri umukunzi nawe. Uramwifuza se byibura? Aje ntago namwanga. Nese ubundi waramubuze? Barabuze rwose. Abakunzi barabuze ariko barahari mwana. Uvuze ko abakobwa b'Abanyarwanda badahari, barahari kandi beza. Ikindi kibazo cya kabiri, wowe ku muntu waba utakuzi ku ruhare rwawe, idefinition uvuge ngo duhuriye aha ngaha ngendo uyu muntu umeze gutya na gutya, nteye gutya. Mu by'ukuri umuntu akeneye kumbona nk'ahantu byo byamugora, kubera ko ashobora kumbona akanyitiranya. Ariko ndi umuhungu muremure ufite 1.80 m, simbyibushye sinananutse, ndi igikara, ndirabura. Yego. Unywa ibihe biyobyabwenge?
oya nta biyobyabwenge kubera ko ibiyobyabwenge ku rubyiruko birangiza kandi ushaka kugira aho ugera ukishyira mu biyobyabwenge niba wari ufite wenda nk'urugendo rurerure ukagira na levels nziza ugeraho aho ngaho biba bitangiye kukugarura inyuma ngayo nguko nahisemo kudakoresha ibiyobyabwenge. Ufite ababyeyi bombi? Yego. Bose ni abaherwe? Oya ntabwo ari abaherwe. wowe uri muntu idefinise wowe ku giti cyawe tu uvuge ngo ngende uyu ndeshya uko? Njyewe ndi mibi yombi, nsuko navuga ko ndi mugufi, ndi muremure, ndi umukobwa unabigendera, uburyo wambona physically ukavuga ko uriya mukobwa ari umumodo. Uvuze urumu? Ndi umukobwa ubigendera, uba proud y'icyo nkora. Ushatse kuzuza wa mugano uvuga ngo iyo uryoshye uburyoshye niwe ugenda uba byumva. Yego. Aho hagati iyo ugenda uba wumva nyine ko uri umukobwa. Yego. Nuko nyine. Ufite ababyeyi bombi? Mfite ababyeyi bombi. Nawe kamugi? Wowe se ukoresha ibihe biyobyabwenge? Ibiyobyabwenge nta na kimwe mbashije pe. Abantu batumva mvuga ibiyobyabwenge bakagira ngo ndi gushishikariza urubyiruko ko oya ni ukukubaza ikibazo bimeze bite. Iyo usohotse muri weekend yawe biteye gute boss nyine nk'umuntu ufite cash? Muri iki gihe kuvuga weekend nyine ni iminsi isanzwe tu ni stay home. Atari stay home nese 2019 ari stay home cyangwa ko ari ukugenda? Weekend yanjye kenshi kubera ko ni njyewe uhagarariye Dollar Rwanda ntago njya nita kuvuga ati mfite amafaranga wenda nyagaspiye kubera ko mba ndi gutekereza ati ano mafaranga mfite nkuko nagomeje naguka nyeneye kwaguka birenzeho. Muri make weekend yanjye nukugomya nshaka icyaneza imbere kigateza n'abandi imbere. Ngiye muri bya bibazo byanjye icyo bita Yawe TV quiz show. Ntago wagenda nakubajije ikibazo cyanjye ndetse buri muntu ndamubaza ikibazo kimwe. Uri umunyakigali? Yego. Uri kavukire? Yego. Uvukira muhe murenge? Umurenge muri story numva navukiye Nyamirambo. Hariya ku isoko ryaho tu. Isoko rya Nyamirambo ribahe? Mu Biryogo. Muri iriya soko rya Biryogo. Ariko urabitomboje? Ubu ngubu utuye muri Gikondo? Ubu ntuye muri Gikondo. Umudugudu witwa ngo iki? Umudugudu watera imbere. Igihugu cy'u Rwanda kigizwe n'intara zingahe? Intara 5. Zivuge. Amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba n'umujyi wa Kigali. None se umujyi wa Kigali ni intara? Maybe. Yes, nawe urambwira nimba umujyi wa Kigali ari intara. Nawe ngiye kukubaza ku ruhare rwawe. Uransubiza? Ujye ukurikirana amakuru tu? Gake cyane. Cyane. Ibi bintu kuki mudakurikirana amakuru? Amakuru ntabwo njya nkunda kureba amakuru cyane. Ariko ukurikirana abanyamideli? Igisonga cya kabiri cya Miss Rwanda yitwa nde? Ninjiza muri Miss Rwanda. Ubwo navuga ko nabikurikiranye da. Ntago mbyibuka. Miss se uramuzi? Miss ndamuzi. Uramuzi? Hagati ya Megan Ishimwe Naomi Alliance muri abo bose ni nde Miss? Nishimwe Naomi. Yes, rero nari kumwe n'aba fashion ndetse n'abantu bagiye batandukanye nkuko nabikubwiye ni Yawe TV. Ndagusaba kugira ngo ujye ukora subscribe, ukore like ndetse ukore na comment mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Tugana ku musozo, gira ubutumwa ugenera urubyiruko muri rusange, ubutumwa ugenera imbaraga z'igihugu. Wenda ubutumwa nagenera
abaturarwanda n'urubyiruko, icya mbere ni uko abantu bumva ko talent itatunga umuntu, talent yagutunga. Icya mbere ni uko ubudacika intege. Nshishikariza n'abantu kuguma mu rugo twirinda icyorezo cya COVID-19 kubera ko ni icyorezo cyandura, ni icyorezo ntabwo kigaragara. Ushobora kugenda uziko ugiye wenda kwinjoyinga weekend yawe, ukagera ahantu ukaba wakora wenda ahantu uwanduye icyorezo yakoze ukaba wacyandura. Muri make tugome mu rugo duteza impano zacu imbere, twubahiriza n'amategeko y'igihugu. Murakoze. Murakoze. Njyewe icyo nashishikariza Nyarwanda muri rusange n'abantu bose, urubyiruko ikintu nabashishikariza ni ugukuza impano zabo, birinda ababaca intege kuko abaduca intege ni benshi. So nyine tunaganiriza ku babyeyi bacu, nta kintu wakora utabifashije mu mwana n'umubyeyi wawe. Nanashishikariza abanyarwanda n'abanyarwandakazi kubahiriza amategeko ya leta. Murakoze. Wowe nakubajije ikibazo cyoroshye. East Africa igizwe n'ibihugu bingahe? East Africa igizwe sinakubeshya. Gerageza ariko gerageza. 6. 6. Rwanda, Burundi, Tanzania, Uganda, na Kenya, na Congo, na yes. Imana ibaho umugisha. Ndabakunda. Aka kabari agaciyemo kugira ngo tubashe kugira utuntu tumwe na tumwe dusobanukirwa. Iyi ni Yawe TV. Kora subscribe, ukore like, ukore share ndetse ukore na comment kugira ngo ukomeje gukurikirana ibiganiro byacu. Ngende Yawe. Dusure ku mbuga zacu zigiye zitandukanye. Instagram page ni Yawe TV, Facebook page nayo ni Yawe TV. Amahoro y'Imana bane namwe.